ubusibe bwa nyuma gutyo uzamura amajwi Yehova Yire umusozi w'Imana bambo bwiza boma mu mpinga z'uwo musozi habonetseyo ibyuzuye mu mpinga z'uwo musozi habonetseyo ibyuzuye ijwi ryiza ijwi ryiza ritireba Imana yanjye n'igitabo ijwi ryiza ijwi ryiza ritireba Imana yanjye n'igitabo ongera ijwi ryiza ijwi ryiza ritireba Imana yanjye n'igitabo ibyo Ibyo byari ibimenyetso bisura n'ibihe maze igihe gikwiye Yesu ntiwarizira Ibyo byari ibimenyetso bisura n'ibihe maze igihe gikwiye Yesu ongera ntiwarizira ibyo Byari ibimenyetso bisura n'ibihe biri maze igihe gikwiye Yesu ntiwarizira Byari ibimenyetso bisura n'ibihe maze igihe gikwiye Yesu ntiwarizira Ibyo byari ibimenyetso bisura biri n'ibihe biri maze igihe gikwiye Yesu ntiwarizira ibyo byari ibimenyetso Ibyo byari ibimenyetso bisura n'ibihe maze igihe gikwiye Yesu ntiwarizira yaje gusohoza yaje gusohoza ibyo byahanuwe Yesu niwe muzuro ishuri y'abantu ishuri hari we bugingo haleluya y'abantu ari we bugingo ufite uwo mwana afite ubugingo haleluya haleluya kamabwira iki kintu kimwe dusoza dusubiza umwanya perezida amen nari nabuze ukuntu duhagarika n'ukuri nibwo nkibona haleluya tugaruke rero muri mutu Imana bagirire neza mwese hari ikintu mwumve hano wanesa sifiwe tugiye turirimbane tuvuga ngo icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira siko tuvuga ngo icyazanye Yesu ntiyagitaye mu nzira ngo ducurangire clavier wenyine kugira ngo dusangire n'amateraniro hanyuma tuze kurangiriza muri iriya hari iminsi mikuru bazavuga ngo y'umuntu itatu dutegere hano ngo kuvuka ngo no gushingirwa no gupfa ngo niyo minsi mikuru y'umuntu ariko mwakumvise hano mwe muretse piano ngo iminsi mikuru y'umuntu ngo ni itatu umunsi wo kuvuka ngo umunsi wo gushingirwa n'umunsi wo gupfa ariko hari undi munsi nahishuriwe mwiza uruta indi yose ni umunsi umuntu yakiriyeho agakiza uwo ni wo munsi mukuru ndetse uruta indi yose umuririmbyi yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka uwo munsi uraruta iyo wavukiyeho iminsi yose tuvuge twakora aniveriseri ukazikora aniveriseri y'umunsi wakirijweho umunsi mukuru w'umuntu ni umunsi wakiriye agakiza amaraso ya Yesu
amahindura abatambyi babaho twese bahunganuke Yesu araza bugufi aramanuka Bienveni ngwino aramanuka Yesu icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira n'ukuri Yesu yaratsinze icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira n'ukuri Yesu wacu n'ukuri Yesu yaratsinze icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira kuri Yesu n'ukuri Yesu yaratsinze. Amina. Haleluya aramanuka ukomeze muririmbe gahoro murimbe gahoro ukuri Yesu yaratsinze Abafilipi 2 umurongo wa 6 Dore kuri 5 mubwire wa mutima ari muri Kristo Yesu uwo nubwo yabanje kugira akamero ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata munani yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa agata urupfu rwo ku musaraba nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba andi mazina yose kugira ngo amavi yose indimi zose zigeza tura ko Yesu ari umwami indimi zose zigeza tura umwami
n'abavandimwe bacu muri Kristo Yesu n'abishimiye bakasarani Imana ibagirire neza. Voice sinabonye umwanya wo kubana namwe ejo mumva ku mutima. Impamvu bivuze habamo ubufatanye bwa Voice na Gisubizo abantu badashobora kumenya mutomenya. Haleluya. Muzi ko mu ndirimbo haba contribution y'abantu igikore ku bw'icubahiro c'Imana cyonyine. Hallelujah. Hey!
mwami. 1, 2, 3, 4. Kusigubwiza yarafite mw'ijuru kubana data. Yemera kusigubwiza yarafite mw'ijuru kubana data. Hallelujah. Zamurira Imana ibiganza. Hallelujah. 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 Hari akandi gace gasigaye kavuga ngo cyubahiro Ikuzo nibyo watazu nanyawe batube ubwacu otureho cyubahiro ikuzo ikuzo nibyo watazu nanyawe ubwacu kandi zamura wirire otureho cyubahiro n'ikuzo cyubahiro ikuzo nibyo watazu nanyawe kubwacu ayo mashi ntakwiriye umwami Yesu. ikuzo nibyo watazu nanyawe kubwacu otureho ikuzo cyubahiro ikuzo nikuzo nibyo watazu nanyawe kubwacu ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyara tugiye kuvuga ngo ku musozi w'Imana igitambo kizabona. Umusozi